njyewe natezwe n'umuhanzi ukomeye arabizi nta n'iminsi ingahe ishize agiye kuza aza n'imvura yagoye inshuti yanjye yaraje kuko asanga urumva nanjye mpita mpinda abana ni mujye mu cyumba mbonye nta kintu azanye niburi yarankubita ibifaranga yego ubwo haro rero n'abagore kandi kumutagira abagabo mwiheshe icyubahiro mujye mwambara ibipantaro mugiye mubonye aba bantu kuko aba bantu rwose bakizwe ariko igice cy'epfo ntigikijijwe yego nabuze n'ijwi ryambwira ati rohama ipantaro uko nari niririwe n'ibigutiya abagore muri mu rugo uko twirirwa turiyizi abaranganirije yo uri kiza wakubona disi ntiyabona kufitiye imihangayiko hasubaha ahantu bakukomana njyewe ngiye kukwimura ngo uhindurire ubuzima dore ko nta kindi bahera wa muntu w'Imana we byageze nko muri aya masaha imvura irimbanyije urumva abana bose bamaze gusinzira ati suryamahe noneho wa munwa wanjye ntuzi ibintu Imana yankoreye ntinaguze urumatora ubu ndi kuryama ku rumatora n'amashuka ntikarabaye we nta makuru ufite ati se wanyeretse nareba ukuntu akuze n'ukuri arazwi mu gihugu aranakunzwe nareba ukuntu akuze nkavuga n'uyu muntu buriya nta byaha yakora ntiyewe ntidore icyumba cyanjye nikira ngo yangorega njyanayo ndi umuntu w'Imana acyongera ngo ni umuntu w'Imana naramukatanye ndamujyana uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umwihariko muri Gasabo Showroom hamwe tuba tubafite ibikoresho byiza cyane byo mu nzu ubyifuza uduhamagaye 0788 770 mazuwe ni ibikoresho byiza ubuzima bugende neza buryohe kabisa mu minsi iri imbere ndaza no kubashakira ahantu mwakura apartment nziza Kicukiro ku bantu bazifuza rwose mu kanya gato ndaza kubikora ku biganiro bikurikira nuko ndi kumwe na Marie Rose. Marie Rose, amakuru yawe ni meza umeze neza uracyari mwiza oya da ave niko uracyafite ubwiza ubwo abantu kuri kamera ntibabibona iby'inyuma ushobora mwiza pe ni iby'inyuma imbere ntabwo uri mwiza ayi gamana imbere uri umukara oya uramenye ntabwo ndi satani hari ijambo ryavuze ngo so ni satani mwizo ni satani so ni satani ugenda ubona uri mwiza cyane ubwo nsa n'Imana usa n'Imana ngo da ubwo twese dusa n'Imana ariko oya hari n'abafite baso ba satani we nta satani ufite mukeya uyu munsi rero turi kubona abagore benshi batandukana nibwo nyumva ko abagore bakwitwa abantu bakubitwa hari umutipe ambwiye ngo umugore ambwiye ngo umugabo aramukubita koko kandi babajene oya have sigaho ntago wankubita nicaye oya have ndashaka wowe ku giti cyawe gutandukana n'umugabo reka mpera aho ngaho arya mumaze igihe kingana kimutandukanye imyaka 10 mutandukanye 11 n'ibiri kubera ko umwaka se bamaye divorce 27 z'ukwa kabiri yego mwakoze divorce vuba ariko mwatandukanye kera kuba utandukanye n'umuntu uri umujene ukiri muto ntibikurya biraryana ariko biryana ninjoro nsobanurira aho ngaho neza ku manywa ntago byakurya ariko nijoro urarasetse ariko ninjoro biraryana kubera ko hari imbaraga zimwe na zimwe zikora zikabura ngenzi zazo urugero igice cyo hepfo abo numvise ngo kwesha ngo amazi akonje oya mu majyepfo oya nta by'amazi akonje niyo wavuga omo niyo wavuga iki ariko mu majyepfo harakuvuna ukambaza izo mu ijuru ukumva ntiziri hafi yawe wakururiza amazi ukumva ntizikora wakururiza amasengesho kurusha intege none uri umujene ubwo ubigenza gute ayiga Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana hari hepfo ateye ubwoba ntacyo ndi buhavugeho uramenye havisiga uze kumbwira hakeke tubwira abantu batari buzi imyaka 18 babe babiretse kumva ikiganiro hoya nta muntu ukigira 18 akiri intuza wabaye ute wa Ago byoroshye. Mbwira wa mugani nk'umuntu yitwara gute muri icyo kibazo cy'umubiri mu gihe akoze divorce akiri muto kandi noneho
witwa ko uri umukristo ugomba kurinda iryo zina. nkambwire mu minsi mike y'ibi bintu mbibonye n'amasengesho yanani si iminsi mike yambibonye urasenga ukumva ntibikora uyu mubiri kankubita inkuru nagiraga isaha umurimo w'Imana waberagaho umurimo w'Imana nyine nagiraga isaha nyine umurimo w'Imana kuko kirana igikorwa cy'umurimo w'Imana kandi kigira abamarayika baza gutaha ubwo bukwe buba buri kuba sibyo noneho iyo kibaye Imana datira avuga ati kabisa birabira narimbishyigikiye bigira n'amasaha buryo tazazana furi hari abantu bateguye amasaha umurimo w'Imana ugomba kubera biterwa ariko n'urugo biterwa na rwa rugo none ngewe nari mfite umurimo w'Imana twe dufite amasaha twagennye ayo masaha yageze ndashiguka nikarameshu ndacyashiguka wa nukuri ndacyashiguka nkashiguka ntikarame nkahita numva imbeho noneho nkahita numva imbeho nyinshi najya kumva nkumva mu majyepfo hari ikintu hambajije nkahita mvuga Mana wampa imbaraga zo gukomera icyo gihe nta nubwo uhita unagerageza kubyikuramo ahubwo gerageza ko dufite reka mbabarire ntago mvuze nabi dufite ibintu byitwa bya nabari ni iki niba abantu ngine batagira amasaha baryamiraho yego saha ni saha bumva baguhamagara uyu muntu rero yaguhamagaye umugabo kwa kundi waje kumbuga abantu bakabona nimero zawe urakoze nahuye na nabari iyi nabari rero ikora uburyo bwose we buri saha yose biri kuri gahunda ujya kubona ukabona telefone iteyemo icyo kibazo kije ntushobora kubura telefone saa 7 z'ijoro sinabura telefone kandi ubwo niyo masaha umurimo w'Imana wakorwaga yego noneho gitanya kiri muri B nikarameshu ngahwe yego reka nkubwire mudatera bari abagora amabuye buri utarumva ububare bw'umuntu ntago ushobora kumuha agaciro k'umuntu kamenya kuko kandagiye mu kibazo yego ntangira ndi guhwera nkajya nkwera akayambwira wambaye iki naba nambaye ntiwe ya nta kintu nambaye ute inteye nk'icupa ricuritse oya ariko uko biri kose ngiye uranyuze umeze nk'igitunguru nti nibyo ubwo noneho kubera ya magambo iki kintu nongere ngisubiremo urupfu rw'abagore na amagambo meza abagabo mutubwira urupfu rw'abagabo nakagatuza ahangaha kurya kuntu twambara na zino ntege tubereka muhita namwe muhwera ntago mwaharenga aratangira no yajya avuga nti nibyo none nkagenda mbikura none amajyepfo ati ariko wansabiye nkayabwira nti buretse mbanze ntwaze gake uhwera kugeza igihe ubonye agatotsa kiri muri ya magambo nzakubera izuba noneho hari wambwiye ati nzakubera ikinyomoro igihe wabuze amaraso nzakubera moto murambuti yaje nzakubera akazuba ka mu gitondo uzajya ubyuka ukareba ndahwera ndavuga ntari kubundi ubu koko yewe natinze ahantu nari nkenewe none nje aho nkenewe numva hari amagambo aryohera turagenda tukicwa n'amagambo aryohera wa murimo w'Imana kugenda uwuhumanya ni kukwangiza kugenda uwuhumanya urakwangiza pe kwangiza none se mbwira wenda iyo ubana n'umugabo mutumvikana kuko watubwiye ko mwumvikanye igihe gito gishoboka mu gihe mwamaranye imyaka ingahe nayivuze 12 niyo mwamaranye kuko ubu tugiye kumara umwaka dutandukanye okay watubwiye iyo mwamaranye ntabwo watubwiye iyo mwatandukanye hagiye kumara hagiye gushira umwaka yego okay ubwo nahise byumva noneho mu gihe gito mwamaranye birumvikana ko umurimo w'Imana akorwaga neza mu gihe wenda mutumvikanaga umurimo w'Imana nawo warakomeje urakorwa hariya ntago ubu gikorwa ahubwo umubiri usigara ugutegeka ugakora ikintu utagishaka ariko ukagikora kubera ko ari inshingano kugira ngo atazagira ucya kwagiriza nanone ntago ugikora kuko ugishaka ariko uragikora umva ariko nawe ubwawe bikugirira ku ruhande rumwe reguriya murimo reka mbabwire nubwo abantu twicisha hirya no hino uriya murimo uraryoha wa ariko umurimo uhananura ibikomangoma umurimo uhananura abayobozi uyu murimo ugusha ibikomerezwa ugusha abashumba n'abapasiteri jewe ku cyumweru bari banyishe mfite agakomere uyu murimo ntago kangwa n'icyuricyo urakugusha rero igihe cyose niyo waba uri mu rusaku reka nkubwire twigeze kurwana rimwe
n'umugabo mfitemo inkovu gutya hano badoze kwa muganga twigeze turwana rimwe turarwana noneho kubera ko njyewe yandushaga imbaraga narankubitaga noneho nanjye nashyikira nk'umurakrete nkaba ndamusingiriye turarwana hasi hejuru turarwana ka gatenge n'akantu zaye nambaye bivaho bigire ngo bive uko yakanyicaye hejuru wa murimo w'Imana warakozwe turimo turwana ibyo kurwana bivaho mu murimo w'Imana iyo burumva yese afata nk'unyine agiye nko kuniga we yifatira gutya nyeneho amajyepfo bishiduka byombi bihuye mu guhurira nabita bikeneranye bikaba karabaye mwahise mwiyunga se muriyunga ahita kugera no kwa muganga ariko koko birangiye namubwira turakoze shero ukibagirwa na ya mihini baguteye niko mwabaye mutuye murimo have tuvuga ibindi tuvuga ibindi by'imiri ariko uyu murimo uhangamura abapasiteri wenda tureke n'ibyo ngibyo hari ikintu bajya bavuga ngo ntukivange by'umugabo n'umugore none ubuze aho bari bwiyungira ari he ubundi iyo yibeshyaga kubita rugondo ihene kakaba kabaye biba binarangiye none ntabo tujya twumva bashwanye bakandagazanya ariko gato tukongera kumva basubiranye rero hari ubwo nyine buri muntu wese agira inkoresho nubwo wenda navuga ngo mwaje gutandukana ntabwo ujya uvuga uti nubwo yankubitaga ariko wenda namubonaga njya mukumbura mwana sinabibabwiye njya mukumbura n'ukuri ukamukumbura yego mwami Yesu ndamukumbura da yari azi umurimo w'Imana yakoraga umurimo w'Imana nkafashwa ese kucyemeye ko mutandukana ku ruhande rumwe zira ntambara zose washyize ku munzani nashyize ku munzani urwango rundusha imbaraga ndetse n'ubugome buri hagati yacu twese buturusha imbaraga bituma havamo gutandukana wahise wumva nubwo nyine umurimo w'Imana yawukoraga neza mugahimbaza rwose ariko abantu batuje imyaka 18 iki kiganiro mu kireka oya bakirebe kubera ko nabo nabanyamabara wa have sigaho reka nkubwire sasa rero ushyize ku munzani ukavuga ngo yakoraga uyu murimo w'Imana neza rwose mugahimbaza mukakora byindi byose mukora ariko akagera kanagukubita nyuma yabyo cyangwa mbere yabyo washyize mu munzani uravuga uti reka mpombe ariko mbona ubuzima uzi kimwe kijya kibaho buriya umugore wese nta bushongore bwe hariya hepfo n'ubundi aragwa pe kubera iki kintu kimugusha ni kimwe nkanjye mu bintu byose bibaho mu majyaruguru buriya umugabo wanjye azi intege nkeya zanjye ahantu ziri no mu majyepfo azaho intege nkeya zanjye ziri buriya iteka umugore wese wabanye n'umugabo aba azi intege nkeya we aho ziri biragoye rero niyo wamukubita umuhini handi ari kuvirirana ugakora kuri za ntege nkeya atavuga ati nkurahiye Imana ihoraho yakirire rero waba undenganyije ahubwo twivugira ibindi none wenda gutandukana n'umugabo wawe mwamaranye imyaka 10 n'ingahe ukabona agiye mu maboko y'undi mugore ukanika kurya na mbere hose nyine akenshi nicyo cyambabaje buriya reka nkubwire abagabo mukunda guca inyuma ariko ntimukunda gucibwa inyuma sibyo impamvu ngiye buriya n'umugore waririye ku isahani imwe yumva iyo sahane yabiye nk'uko mu rugo tuba tuzi ko ari itegeko habaho intebe ya dadi kaba isahane ya dadi ifurusheti itasi tukaba tuzi ko ari ibya dadi muri iyi minsi hadutse n'amateremusi ya ba dadi sibyo niba tuba twabigize ihame ko ibi bintu ari ibya dadi namwe muba mugomba kubigira ihame ko ibi bintu ari ibya mami ariko imfizi ntikumirwa ahubwo twananiwe kwakira ko imfizi idakumirwa nibyo byatunaniye bitunaniye rero nkavuga nti ndakurahiye nta cyaba yabuze gituma gipfiriye nanjye ndagashegesha hasi hejuru nyine hagashya wabigenza ute none wenda yagucaga inyuma nkuko wabitubwiye bikabera no mu nzu yawe cyane mu mwabanagamo n'umugabo ariko ugakomeza kubahiriza umurimo w'Imana nawe izo mbaraga wazikuraga ega nubwo nigira idebe ntawe utawemera nubwo umuntu yakwihagararaho ya murimo nta muntu utawemera wabyemeraga ugakomeza kubana nawe kandi aguca inyuma kandi ugakora n'uwo murimo ngewe kimwe ni nkuko nabisobanuye nta cyerekezo cyawe nari mfiteho kujya naranavugaga ubuzima mbugiyemo hanze nabahone nta miryango nta shinge nta rugero avuga ni kamani mbaya reka tuzicane birangira nkinguye cyangwa njye mushyinguye nicyo cyatumaga njye n'ubundi ntagenda
ubonye agiye noneho burundu yewe cana ubu byarananiye bampinduriye ubwoko bw'ibinini nanywaga nako bamufasha mu buryo bw'imitekerereze bwo kugira ngo ntuze n'ubu ntago ndabye erega hari ikintu nubwo twashwana ka gihumbi ariko ntitukajye twibuka ibibi byinshi ahubwo tujye tunyuzamo turebe n'akagace umuntu yakoze ngewe arabizi nawe ahari ndabizi ko akunda kubibona akambwira wanshyize hanze sawa sha ariko arabizi ko uriya murimo wo mu gitanda narawumwubahiraga pe umuntu Imana yari yarawumuhaye itamusondetse ubwo siyo mpamvu yatumaga ajya mu bagore benshi se kuko yizeye cyane oya kwari ukugira ngo buriya hari amateka aba ku muntu noneho umuntu yayumva akavuga ati hari reka nanjye nkandamizeho yasa nk'ukandamiza umuntu rero akumva ntago binyuze njye ntago ntekereza ko byari abagore ese n'uyu munsi kwari kugira ngo aguhime mu makuru ahari n'uyu munsi wafite ko nawe wumva batangiye kunaniranwa yari kujya mu bandi ahubwo kara nakageso two kuvuga ku nkuruze cyane wenda wafashe imiti kuko wamubuze imiti nayitangiye mbere yo kwa muganga y'indera ariko nagize umutwe udasanzwe ni imbere hose n'ubundi ariko ntago bampaga kubera ibyo urushako n'ibindi byinshi nyine urumva ni batangiye kumpindura aho ntangiye kumuburira nibwo nsa nkaho ibintu bigoranye buri bitotsi se bigenda bite ntago nasinzira kimwe nuko wenda nibi binini nubwo ubona wenda bagenda bampindurira uko bwije nuko bukeye bambwira ngo ningerageze ntuze niyakire bizagenda bicamo nk'isaha nyine wa murimo w'Imana waberaga ngiyo bigeze niyo naba nanyweye kino kinini ndongera nkashiguka noneho mvuga nti sheri naje yego nkahita nkanguka nkamubura noneho naba nkimubura nkumva umujinya wo gutekereza ahantu ari nkavuga abo ntubona we yamumenyereje isaha nkasara induru nkaziha umunwa nyine n'ubundi bikarangira gutuza biba bigoye ikibazo nyine cyabaye kubura umugabo ese kuki utigeze umwingingo uti wambabare tugasubirana nubwo wankubitaga subwo hari uko ntagize n'imbere y'abacamanza hari uko ntagize sinabisobanuye byose niwe wamaramaje aravuga ati ntabwo nifuza kongera kubana nawe arabyanga ubwo baravuga ati igiti kirakora baramurongeye we aho yagiye ntabwo yicuza ko yagutaye ntabwo hari yicuza simbizi ntabwo mbizi kuko urumva twaraborokanye nyine iyo umukumbuye ntabwo ujya umuhamagara nubwo mwatandukanye iyo mukumbuye ahubwo numva ngize nk'umujinya kereka wenda kuri uriya murimo w'Imana niho wenda njya mbitekereza nkongera nkakura ariko nkurura ya masaha ubundi ya masaha yanze kuva mu mutwe kubera ko iyo ubanye n'ikintu igihe kirekire kiragenda kikagukukiramo iyo kigukukiyemo kugira ngo cyongere kikuvemo bigusaba izindi mbaraga rero ngiye ya masaha yageze nibwo nshiguka nzi ngo ngiye kumwitaba bikarangira n'ubundi adahari kanira nyine n'ubundi bya bibazo by'umutwe ukomeje nyine uvuga gutagenda k'umugore utabana n'umugabo ave agaha kari kundi karahandure icecekere uvuga batarabona umugabo ubwo uzi imbaraga zo kwitwa umugore kankubwira iyo ufite umugabo byibuza agaciro ka mbere hanze abantu barakubaha baravuga uriya ni umugore wa runaka yego ko nta gaciro ka mbere abagore benshi bakabanje bagatekerezaho njye ninjiye muri ubu buzima ntago nitaye wenda ku bindi bintu biri buze nabanje gukurura uburyo tugiye kubaho ni nabwo bwancanze ubona ko mbaye nk'umusazi burundu kandi koko nubona umusazi n'ukuri ntuzabone ko yapfuye gusara gusa n'umukene aba ameze nk'umusazi noneho icya kabiri nkurura ukuntu ngiye kwitwa ariko ntibyanatinze ntago byatinze ukuntu nagiye kwitwa ntago byatinze ko uratambuka gatafati umwana yatambuka gutya gusa udore cya cyana cy'umugore babyumvishe ikintu kiraryana ese kuba umwana w'umugore wundi ni icyaha kinakomeye ni igitutsi se kinakomeye kuko ikosa ryose ribaye muri iyo karitsiye harimo babana baravuga ngo ni cya cyana cya wa mugore hanjye byambaye ni ibintu ndi gucamo muri iyi minsi hari abantu bari kumfasha kubyakira hari n'umuntu nyiri byo ndantuka hari umutwe turi kuvugana kuri telefone arambwira ati winkupa ceceka gato numve ati kuko hari igihe ibintu noneho twabana bari bagiye kuvoma ari ku mugoroba nko mu masaa moya noneho umwana aragenda akomanga
akomanze ko urupangu urumva rwirangira umugore asaza avuga ati ahe nanga ibyana by'abagore babimeze nka mayibobo kuki mutavomye kare muba mwiriwe he nje ntago ndi nkamwe njewe mfite umugabo ntimukambwejagure si ibintu uri kuvuga uza agasuzuguro kabamo noneho uzi kubona rero sasa umwana w'imyaka 10 kaguhamagara baby naragukunze basi wanyeretse mu majyepfo baby iberera imeze rite urumva ko gasuzuguro saa 7 saa 8 ukabona nta saha bagiye yo guhamagara telefone yawe kubera iki ka gaciro n'ikigukingiriza ntibihari usa nkaho wubahutswe kandi mbere nubwo yagukubitaga gute yanibeshye byonyine akabona nimero atazi yarayihamagaraga akumva ari igitsina gabo ubucakira iki k'umugore akabara bomotse kandi ukumva biragushimishije ariko ninde wanga umuntu umurenganura wa ninde wanga umuntu umuvuga neza niyo yaba amaze kukuniga hagira nk'umushyitsi uza akavuga ati dore madamu wanjye n'abantu nacyo nubwo nambariye ku mubyimba ariko uvuze ko ndi umugore wawe ko nta gaciro gakomeye wenda mariho ubwo ngubwo ko suku utiyizera ukumva ko byose ari umugabo ugomba kubikora ku ruhande rumwe ni ukutiyizera ariko hari ikindi kintu ubundi buriya no bajya hari n'ibintu bajya bakunda kuvuga ngo Imana ishoboye ibintu byose ariko hari umurimo umwe idashoboye uwuhe kwihimbaza biba bisaba ko twe tuyihimbaza noneho tukayihimbariza imirimo myiza yakoze muri twebwe yego rero natwe abagore twatinyuka tukagerageza tukanashobora ariko natwe hari umurimo umwe tudashoboye niyambika izi mpeta bahise bavuga ko ngo ngiye kwitinga kuba umutinganyi ariko ntago ari cyo naringamije ahubwo kwari ukugira ngo se agaciro kanjye ubundi bwo ninzambara ndaba nkarinze ahubwo mbona wagira ngo nibwo ngahaye urwaho ariko ku rundi ruhande hakagira ibintu bikeya byandinze kuko hari nk'umuntu reka abantu bihangane kubavuga hari nk'umuntu w'umugabo guhamagara mugabo yaguhamagara akubwira ndi umukristo ndakijijwe ariko ndashaka ko tuganira turebana yego njyewe nabaye nkishyira kuri video call abakuyemo mbatura nkibona mbatura ntitoka satani mwiza ati hoya ati nindeba mu maso yawe biri bugende neza buretse gukuraho buretse gukupa zaje zigeze hafi ntitandeba akagasuzuguro n'ibisura yonyine ashaka gukura naba nkikanda video gutya kigaragara kabona mbatura hitse gutanga muri kamera abagore batagira abagabo barasuzugurwa nta gaciro bajyana iyo twakwigira ibishongore gute tukavuga ngo dufite agaciro ntako tuba dufite niko kuri nta gishongore cy'umugore gihari nshuti yanjye utubatse urasuzugurwa uramenyerwa urubahukwa uvugwa amagambo nandi y'ubusa none nabo mwasenganye baravuga ate ejo ati uramubona cyambaye birabire biragiteza ibitambara kigira gute ejo azabeyura uzi ko hari no gutega umutego kakubwira ati ngo nk'umufuka umuceri wo kugaburira abana njyewe natezwe n'umuhanzi ukomeye arabizi simuvuze izina arabizi antega umutego arambwira ati ngwino nguhe ibyo gutekera abana ntago ari cye nejo bundi nta n'iminsi ingahe ishize arabizi yego ndamubwira nti rero ngirira impuhwe mu rugo ntago mbana n'abantu benshi binzanire mu rugo agiye kuza wenda aza kukwereka nyuma agiye kuza aza n'imvura yagoye nshuti yanjye yaraje kuko asanga urumva nanjye mpita mpinda abana ni mujye mu cyumba mbonye nta kintu azanye niburi yarankubita ibifaranga ubwo rero n'abagore kandi kumutagira abagabo mwiheshe icyubahiro mujye mwambara ibipantaro mu gihe mubonye aba bantu kuko aba bantu rwose bakizwe ariko igice cy'epfo ntigikijijwe nabuze n'ijwi ryambwira ati rohama ipantaro uko nari niririwe n'ibigutiya abagore yo muri mu rugo uko twirirwa turiyizi abaranganirije yo uri cyiza wakubona disi ntiyabona ko ufitiye imihangayiko hasubaha ahantu kuko mana njyewe ngiye kukwimura ngo uhindurire ubuzima dore ko nta kindi bahera wa muntu w'Imana we byageze nko muri aya masaha imvura irimbanyije urumva abana bose bamaze gusinzira ati suryamahe
wa munwa wanjye Imana imuha umugisha n'uwo muntu wakoze ako kantu nawe arahita yimenya noneho wa munwa wanjye ntuzi ibintu Imana yankoreye ntinaguze urumatoro ubu ndi kuryama ku rumatora n'amashuka ntikarabaye we nta makuru ufite ati se wanyeretse nareba ukuntu akuze n'ukuri arazwi mu gihugu aranakunzwe nareba ukuntu akuze nkavuga n'uyu muntu buriya nta byaha yakora ntiyewe ntidore icyumba cyanjye nikiri ngo yangorega njyanayo ndi umuntu w'Imana acyongera ngo ni umuntu w'Imana naramukatanye ndamujyana ndamwereka arambwira ngo yongo shanga Imana yakoze ibikomeye ngo nibitari ibyiza bikora ngo nanjye ngo icyo nemeye abyibuka yese abivuga ngo icyo nemeye ngo nanjye nkwemereye amasafuriya n'amasahani nuko yese avuga ati nti none se wa muceri wambwiye ati nawe ndawukugurira yarambwiye ngo none se ngo naryamaho ngo ariko nawuze nkuru y'ukuntu twererwa mu rugo isuka n'agatebe imyanda indoba gahuru kimbwa karahiye buri utamviziye ninjoro ya masaha umurimo w'Imana atatangiye mu ijoro utambonye nijoro kumanywa biragoye ko uyu murimo w'Imana nanawutekereza kuko mba ndi muri strago z'isi ariko ninjoro kwa kundi ubutuje handi ubutangiye gukurura umuntu mwakabaye muri kumwe iruhande rwawe umurimo w'Imana uhita ukora kabiri kankubwire abantu Imana ibaha umugisha nariye inyama ndya ubugari mpita ndakoma hamata buro narahaza umubiri w'Imana ndusha intege muri sengesho nsenga ndavuga ntiyo nagize habaga ari nijoro nkagira n'umushyitsi nari guhita muha karibu agahuru kimbwa kagashya umusaza twararwanye se ni n'umusaza ngo nakubwiye ngo ndi bumukwereke arakuze kuko ni umuhanzi ukomeye muri iki gihugu twararwanye tumaze kurwana nibwo nahise nkubita inzu kaboko ku nzu bitamubwira ntumva nkubwire no warya imbwa yarya inzungu wowe nta mbaraga ufite zo kuterura agitorosi ntimu by'ukuri urashaka kwiyemera urabona uri bubyimbe 120 nturumva uri bubiterure agiye kumbwira pasi bebe mpanzunzeho ni imitwe y'intoki imitwe y'intoki nibigiremo muri detail ubwo rero ibyo nshaka kukubwira bagore batagira abagabo bafite agasuzuguro k'indenga kamere barimo barasuzugurwa n'abafite yabo kubera ubuzima bubi bari gucamo bakitwaza amafaranga bafite bakaza bakamenyera aba bagore yego bita bikurya uravuga uti bitakurya se ndakaranda niwe wiyambitse izo mpeta se araziyambitse da nese ko twese tubizi ko udafite umugabo no kujya ngo babandi batakuzi bahita babona ko bande se baba batakuzi umugore utagira umugabo ameze nk'umuravo izo mpeta se zivuga iki ndikunze nyine ndanifiyanshije suko se nabyambaye ndikunze ndanifiyanshije nditerese nisezeranyije kwikunda nge n'abana banjye suko nabivuze se mbese nta wundi mugabo none se ubu niba nta n'iminota ingahe ishize bagatangira kubwira dufotorere mu majyepfo turaguha ibi n'ibi umuntu uzabanza kugukangisha ibyo afite kugira ngo abanza gutesha umutwe uwo muntu akeneye kubaka ikibazo umuntu uza akabanza akakubwira ati ngiye kukugurira ibi n'ibi fotora unyereke ngo nabonye nagahomamunwa ndumva ari akababaro gakomeye cyane ku mugore navuga ngo utabana n'umugabo wumva yakwitwara gute cyangwa wowe witwara gute muri ibyo bibazo reka nihereho ku ruhande rwanjye mba numva dukwiye kwirinda cyangwa tukarinda abo turi bo rega bambabarire kuvuga aka kantu ntawe utaraswa ariko arasirizwa ahantu hazima cyangwa se uniyubahe dore ko bivuga ati Maria Roza rwose ati ubundi tujye tubwizanya reka wenda ngo ye nk'urugero nkanjye ningira uw'amarangamutima gwawe sinzi niba mfite umutima ariko ni numva hari uwo kaguyeho ntago nzamuhereza nzamubwira nti ndumva hari ibiporomosiyo biri kuzamuka muri njyewe ndakwinginze uyu murimo wo mu majyepfo wajya uwumfasha yego uri umukozi w'Imana se reka nkubwire niba hari ikintu kiriho na nanga ubu ujye umbabara wenda basi ugerageze ubati Maria Roza wenda mwana w'Imana ariko umukozi aba umukozi koko havorongeraho uw'Imana we nkahita mvuga abantu barimo barapfusha bo bakarira by'indenga kamere ariko Imana ipfushije abantu bagenda bahagaze ntibarimo bararira kubera iki
reka ntago ndi kubeshya. Bosco Empire yarabivuze aravuga ngo ibyaha ntago bikibarizwa mu bambaye ubusa, mugende mu bambaye amabazi. Kubera iki twitwikiriye akagakiza turimo turagakoresha ibyaha. Gusa ibyo ushaka kuvuga ni ibiki? Twambaye uruhu rwo kwera bituma abantu batwizereramo icyo batubonagamo, ariko icyo baje badushakamo si cyo twabahaye. Turimo turabahereza imibiri yacu. None se mbwe ushobora kujya gusambana warangiza ukajya mu rusengero ukaririmba ukanahanura yewe ukanuzura umwuka wera. Kanguho urugero bibera iwanjye, naravuze ntejo atazagira umfotorera mu kabari ati dore wa mugore. Umukozi w'Imana arambwiye ngo yanyeretswe, aje kumpa message z'Imana imutumye, araza yisabira umurimo w'Imana wo mu majyepfo. Ndamubwira nti ndagacika ibere burara rero kumanywa kugira ngo amajyepfo azakumbaze waba wakuyeho. Yego ndayamwima. Ako kanya arahamagarwa ndi imbere y'Imana, umbwira ndamukwerekana nta kantu njya nkora kabere wanje simbere kuvutabwira abana ati mufataga kamera ejo hatazagira urunkururuka. Yego mufataga. Noneho ako kanya arahamagarwa ngo n'umugore ugiye kunda yarasenza arahanura. Yego kabanda nawe ameza atyo. Gusa ibyo ushaka kuvuga ni ibiki? Aba biyitirira izina ry'Imana ni ukuri ko Imana uraje urebe akihene n'intama. Afite n'umugore we baba nakora pastoral ahubwo baba banigirije. Ngwiki icecekera uvuga batarabona wa mubyeyi si mazwe n'umwaka n'uruzi agahanura kandi arimo aragutereta ngo muryamwe. Ahubwo ntanahanura ahubwo agahanura arimo anakora arcyagira arcyo. Kabako kamwe karaha akanda tumva uko Imana ivuze ugiye kubyara amahoro. Ayo magambo ntago nkubeshye wa mugabo urabyibuka. Ubyaye amahoro Imana iguhaye umwana uyu n'uyu ugahita uvuga n'ibindi birimi. Hari birimi bavuga ariko ikintu kinkanga muri kimwe bavuga ngo pashi kapa. None se mbwira wenda nk'umukristo nkawe iyo ubonye umupasiteri nk'uwo nguwo wuzura umwuka wera, tubyite gutyo twutuka n'umwuka wera pe wuzura imyuka, yajya mu rusengero abantu bagafashwa, wowe ubizi urafashwa? Hanjye ubu ngubu wenda reka mpite nkubwiza ukuri ntakubeshye. Iwacu sinajyayo mu itorero iwacu, cyo ni kimwe. Nturivuga ariko ntago narivuga. Kubera iki? Pasiteri wanjye arabizi. Situbizeranyeho pasiteri. Abahanuzi bamwe na bamwe benshi bakuri iyi mihanda ntitubiziranyeho. Uwitwa wese kwavugira Imana yanyereye imbuto mbi pe, ariko kandi abantu benshi barambwiye ngo sindebe kuri aba bantu, njyewe nimbanze menye icyo ndicyo. Wowe n'Imana yawe ninjye nyine Maria Rosa n'Imana ninjya kureba kuri wowe ndi buhirime. Njyewe wanyemeje n'uwo muhanzi naramwubahaga, urebye indirimbo ze n'ubuhamya burimo. Nese mvuga ntumva nkubwire nuko navango tuduhurira aha ugasanga ahubwo ntibwo agatego kamfasha, ariko amahenda hendera iwanjye ntago wenda kapfa kuko iyo uhageze ugahita ureba ubuzima nibereyemo uhita uhiga ibintu nk'igihumbi ahari ukagira ngo nibwo promotion yanjye iri buzamuke. Kora nkavuga ntiyabura urugamba nta rindi kurucamo, nabona ko ibyo uri kuvuga n'ukuri. Ariko abagabo barimo barakinisha amarangamutima y'abagore bakabakoresha ibyaha kugira ngo bakunde bagire icyo babamarira. Nukora abagore batagira abagabo ndabavuganiye rwose. Wa mama we nayo bya bindi wambwiye nawe rwose ndakuvuganiye. Imana iguha umugabo mu izina rya Yesu. Imana iduha abagabo. Imana impa umugabo. Ndamuvuganiye. Uyu mugore warababaje kurenza we bari ngo bari kurara banamukomangira. Kuko urumva nawe yatanze inkuru y'ubuzima bw'itoroshye uburyo murumuna we yamutwariye umugabo, ariko abantu baramuzengeresha bararara bamuka basinzi. Noneho rero ukangubwira niwe muri uyu murimo nagaho mamu umusinzi umuzima uwahehe bagutesha umutwe. Ahubwo mwatubabare niba hari abagabo bazima Imana yaremye mukaza mukatwandura ko twandaka. Ubundi umenya ko kubera kumva inkuru yanjye muri z'abantu batandukanye nkeka ko nta mugabo muzima amenye ubaho. Abagore benshi bazanga batubwira ko nyine abagabo nyine babananiye, abagabo baca inyuma, abagabo ariko reka nkubwire umugabo muzima ubaho. Njyewe muri iyi minsi mbayemo njyenyine ntimujye mukomora icyo mukome n'ingasire, natwe abagore ntituba tworoshye. Reka tubanze ku bagabo. Ku ruhande rw'abagabo ndaruvugaho, impfizi ntikumirwa. Nimwemere ko nta mugabo udaca inyuma.
sibyo nibamara kubyakira n'ubundi buzima bwose bazanyuramo bazabushobora icyo ni kimwe nibamara kwakira ko abagabo baca inyuma nkurahiye Imana ihoraho abagore benshi bazubaka icyo si icya mbere kabiri nibamara kwakira kureka telefone z'abagabo ntibakurikirane aba bagore bazubaka kubera iki buriya umugabo uca inyuma agira disipurine we mu rugo tega urukundo rutuma utanamukeka wenda njyewe wanjye hiziyemo ngo n'imbaraga ziwabo n'ibyahehe wenda twe turasara twahurijemo twese twarapanutse biba ngombwa ko dupayukana ariko umugabo uca inyuma nshuti yanjye ntiwapfa kumumenya atanga urukundo utigeze ubona ahandi kabiri iyo aciye inyuma agataha ananiwe atahana parasitamoro kugira ngo umugore atagira ikintu amubaza tamubwira ndarembye ndi kubabara umutwe nk'abagabo mwe ntago mbameneye ibanga urabizi wa mugabo nawe twabiganiriyeho urabizi ariko simenye ibanga ry'abagabo umugabo atahana imiti kugira ngo umugore atamukenguza atamwaka none atahana umutwe narembye nashize avuye mu gitanda cy'undi mugore urakoze cyane twe muri quartier arahari umama nawe ndamuvuganiye wa mugabo we rwose tubabari ruhinduke ariko we yaraneruye yirirwa amubwira ati ntago uri umugore ntururuta runaka sibyo ngo baba yararinze ihaniro hari abagabo nyine turaza kugenekeza twavuga ngo barenze ihaniro ariko kandi ntago ari ukurenga ihaniro ni ibisekuru by'aho baba baravutse buriya nujye mu gisekuru cyaho umuntu aba yaravutse niho uzasanga n'imico n'imyifatire ari kuyikura nkanjye wenda bavuga ko ndi umushizi w'isoni ndabyemera nta kinyabupfura ndabyemera sibyo nta bwenge ndabyemera kuko nta muntu wigeze afata umwanya n'iminota 5 ngo yicara ambwira ati mu rugo bitwara gutya cyo si kimwe kabiri bubaha gutya abantu cyo si ikindi gatatu ni gutya ushobora kuganira igihe uri kumwe n'umuntu mukuru mu gihe nta wabimpaye murandenganya sibyo ubwo naga kanyabupfura gake mu mbonana ni Yesu wangiriye neza sibyo ariko tekereza ko mu rusyo ukome n'ingasire dufite abagore bari guca inyuma y'abagabo ntoma amazi mu mpakaji namwe mujye mureka ntabwo biba birimo urumva dufite abagore nabo bari guca inyuma y'abagabo umbwire ndagushyiramo amajwi uyu mugabo nawe turamuvuganira umugore wifata akabwira umugabo ngo urimbwa dukomye urusyo dukamye n'ingasire none se ku ruhande rwanjye sibyo mugabo wanjye arabizi ko twagurukanaga nta murakirete twatungaga kabiri kuko yandushaga imbaraga nagufatiraga umurakirete yeka hana umushikazi ema nafataga umurakirete avuga ati uyu munsi uranyica nkwica ariko kubera ko nyine baragaza kigorora bizi dutunze umunwa ubwo buraya bwawe nkabwejagura nyine ubwo uko nabwejaguye nkashida ukurushyi rwamaze kuwurya uko rwandiye nkakurukira hafi nkatera nakurikira hafi natera kabaraje akangobe nkubise rugondi ihene nkabanagaramya akaba yafasha sibyo tujya tubabagatera kandi nutugenekereza tukareba abana bagore twese twirirwa dutaka hari ibyo tuba twarikururiye ngewe nakubwiye ngo ubu nigiye mu makosa mbona n'amakosa nakoze mu rugo rwanjye mbona ko ningirirwa umugisha wakanya gato nkabona ndi mahirwe ya kabiri ndakurahiye sha ninjye uzatunga urugo naho abandi muzaba mutubu umugabo aramutse agarutse oya kugaruka byo nibirimo oya shi oya uramutse ubonye undi ingo uramutse ubonye undi umva byavamo kankubwire ndamutse mbonye undi kankubwire ikintu nazize mbonye undi byajya bigera saa 12 ariko akaza anyemerana n'umutungo wanjye mfite ko mfite umutungo w'abana muri ubu buzima nta kindi mfite ko mugabagaho muri iminsi bazakubaza ukora iki mfite yihe business wizigamiye iki yego ngiye mfite umutungo w'abana gusa sibyo nkabona umugabo uyu mugabo ni nkubona wa mugabo reka ngutangariza ibintu nigiye mu rugo mu hanze muri iyi si ndimo byajya bigera saa 12 abana bose nabashyize mu buriri nkahita sokoza umusatsi mwinseka nkahita nambara akamini yego mbese ukamukurura uretse gato yego hari ibyo nize hari ibyo nize hafi izi rombiya n'ibitambaro sawa ubwiza bw'umugore no kurinda icyubahiro cy'umugabo icyubahiro cy'umugabo we ni ukwambara ukwikwiza sibyo noneho bwa bwiza umugabo akari ubwo abona saa 12 nzaba mba naryamishije abana sibyo abwaza abanyemeranye umutungo wanjye mfite wonyine mu buzima kabiri nambara kamini gatatu nzasokoza umusatsi kane nzajya ntegura isahane imwe n'amafurusheti abiri
yego Musangire. kabiri utuzi dushyushye hafi aho kamambiri hafi aho esume hafi aho ataha mukandamo hano twanje ntago ndajya kubyiga Yego. hari ukuntu Umukora ukanda akamassage. ukanda gake gake ariko navuga mu ijwi rituze dore ko ngewe mbomoka ariko n'ikinyabupfura ndimo ndagenda nyiga gake gake mwiriwe neza mugabo Ubwo ntabwo wigeze umukora akamassage se ibyo ntabyo nari nzi ntuntesha umutwe tuzi imihanda Yego. tuzi bukarane tuzi imicanga tuzi kwikorera agataro tuzi amagereza ibyo twe tuzi mu rugo cyo kwitana za sheri sinzi usuze sinzi unyaye ntabyo twagiraga niyo mpamvu ahari twe tutahiriwe n'urugendo ubundi narangiza nkamuganiza mubazi ko akazi kwiriwe si byamuteye stress ibyagize gute narangiza najya kwarura nkaca imbere ye na kakamini nkunama ndekereje ahantu yicaye nkarura ibiryo nkabijyana ku meza tugasenga twamara gusenga tukabirya twarangiza niyo naba nakarabye nkamusaba ko oya babanza koga mbere yuko barya amasomo ko ari kunanira mwuka byaramo yego yagera mu rugo nkamuhinkama mbiri namara kuzimuha isumi kabiri hafi tukajya muri douche niyo naba nakarabye twavayo nkamujyana ku meza abagabo bakunda ko baboza we sinzi umuntu wabibwiye ngewe mu byo niba abagabo ngo bayikunda niba ngo ari abagore oya ariko twese nagaci turabikunda ariko sindazwa n'umugabo na rimwe twese turabikunda ariko ngo abagabo cyane cyane bakunda umugore ufata utuzi n'akayishime akabakanda ibirenge ibyo ndi kugenda mbyiga mubyeyi wamaye amasomo urumva ko birimo biraza umukanda amaguru y'umukanda amaguru niko ubushyuhe bwa ya mazi buzamuka bugenda bumara ya mavunane mpaka no mu bwonko noneho nyine namara kumugaburira ubwo nyine tukagera mu nani mu cyumba tukaganira gake gake ku bitari kugenda mu kazi no mu rugo rwacu tukajya inama ntabwo tuba tugiye kuvanga ahubwo tuba tugira ngo twinjire muri wa murimo w'Imana twamaze gutunganya ibiri ku ruhande bitagenda neza buriya uzacunga n'umugore ushaka kujya gusaba gaheshya ko kujya iwabo amara iminsi ubona ari marayika kugeza ubwo umugabo mubwira ati ariko urashaka iki yego ni ukuri ko Imana karakaje Imana yari yarakambwiye urumva ibanza ukamenya nkaho ariko ibyo bitasi byo ntabyo ibirahuri shira inyota ukagira Imana nkambwira urugo ruryoha nk'aka kana ariko kuba byahiri ni isukari ntibikubihire birusha igikakarubamba gusharira we rwarashariye cyangwa bubiriza igikakarubamba n'imitanga n'imitagaraso nyuma kuvamo wararuhutse nibura ubu nta muntu nkubita kandi warakubitwaga buri munsi nta n'umuntu ntuka kabiri ubu ibyo narya byose ntawe umbwira ngo nabitetse nabi niyo wakora gute hari ukuntu ukora ikintu ntushimwe ariko abana nibo bambwira ati ma watetse neza yego kandi nabo bahora bishimye kuko iyo ubu barakishimye kuko urumva kenshi papa bankubitaga bareba twese tukajya turira no kugira ngo nduhuke nkafata imfrange nkayihobera nkarira umutwe ugashya ariko bo barabifite kurenza ibyo mfite hari umunyamakuru yaretse kudusura abagandije ahita avuga ati nukuri iki kiganiro ngishyize kuri kamera aba bana simbizi kuko urumva arabaganije anamubwira ati hoya ubundi nta nubwo tuba twemeye kuganiriza abana sibyo yego ubwo rero urumva ku bibazo byo mu ngo bo babizi cyane kuko urumva niba muba mu nzu y'ibyumba 2 na saro abana bareba agatendo kose kahabera urumva bo rero bandushaga kuba barari kuri munsi hari n'ubwo wenda twagera ku munota nyuma bati ma ariko ntacyo ntago cya papa kiribuze ngo kidukubite twakwiryamiraje tugateka igikoma mu gitondo isaba cyane tukabyumvikana umenye abagabo ntabo umuntu bakubita mama wabo abana banareba reka mvuga iki kintu ariko ntibabivuge nabi buriya bajya bavuga inzoka nitera amagi ntigaruka inyuma ntagiza kugaruka kureba ryagiye ateye ahubwo irikomereza mushazi zishana no guhura zikaryana kuko ntabwo kiba kizi ko ari umwana wacyo rero abagabo nabo ku ruhande rumwe hari abagabo batajya basubira inyuma ngo biruke ibyabavuyemo ntabwo ari bose ariko ndahamya ko atari bose bavuze ngo hari abagabo hari abagabo bemereye nk'utunyamaswa ariko kandi bituruka kuri ya gakondo nagiye mvuga nkanjye ubu muri iyi minsi nibwo namenye igisekuru umugabo wanjye yavukaga ndavuga ntabwo washimwe Yesu ngiye kwinjira Imana ugiye kujya muri famiye oya none se n'ibintu byarangiye kandi ntabwo ubu turi kurira ntabwo hambere
yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nkunda kuba nahora ngutesha umutwe isi yose ikajya ibona uri kurira. ndamubwira nti nkurahiye Imana ihoraho rero, niyo naba ndi burira nzajya nisha inyuma y'igikuta ndire ngaruka imbere y'abantu nseke, ntabwo nzongera kurira rero. ubu ntabwo uri kurira? ntabwo ubona yicuza? icyo kibazo nigeze kukikubaza. ntabwo yicuza ko watandukanye nabo? erega umuntu wahanutse biragora kongera kumwereka ikosa yakoze. njye sinakubwiye ko ari amakosa nize naboneye mu rugo rwanjye najyaga nkora ntazi ko ari amakosa. njyewe birashoboka ko ubu nayahindura, wenda nawe ahari ari kuvuga ati nshobora kuba amakosa narakoze reka nyahindure kuri uyu turi kumwe. ndashaka ko tuba siriyasi. aramutse akubwiye ati kuko wowe warize amariroza, uzi uko kwiga bimera, uzi amakosa wakoze, ntabwo ari wowe wenyine wakoze amakosa ariko nawe warayakoze, sibyo? ntabwo ari umugabo gusa akoze amakosa, nawe warayakoze byanze bikunze. agukorera ikosa nawe umukorera irindi, niko bigenda byanze kunze. nubwo waba uri marayika kajana ebana, ubwo marayika burashira nawe ukamukorera amakosa ukihimura cyane. warize nyuma gutandukana nawe uranicuza uti kuki yagiye, hari ibyo gikumbura by'umwe ku mubiri umbaza n'ibindi bitandukanye. aramutse aje akakubwira ati utandeba muri ya sura ya kera, uyu munsi ntabwo nyiri wa wundi nabonye agaciro kawe, imyaka 10 irenga twamaranye, sinzi impamvu nagufashe kuriya, ndifuza kudusubira. wireba bya bindi byose yagukoreye n'iki, ntumutokeshe. uriya rero mbabare n'iri jambo ngiye gukoresha nibe rikomeye cyane. ntabwo rikomeye ariko riragerageza. imbwa yarutse gusubira ku birutsi ibihemutse. kuba zinutswe oya nako ntabwo nambaye byemera. wibutse byinshi wakorewe cyane, niyo twaba twabyibagiwe ntabwo nabyemera. kandi hoya nishimira kumbona ndi kurira, taza gutuma rero ndi sinabyemera ndabihakana. ubona abagore baragowe gute? baragowe gute? ku ruhande rumwe nitwe bakabuza ndoro. ubwo nari no kubaza ngo ubona abagabo baragowe gute? njye navuze ngo iyi minsi maze iratuma nzajya nko mu rusyo nkome n'ingasire. ku ruhande rumwe tugize ibintu twirinda, kuko ubu reka nguhe urugero, si ufite urugo uba ufite inshingano zose, sibyo? niyo madamu yaba akora, uba ufite inshingano zose kandi ugomba kuzishyira mu bikorwa, utanibagiwe umugati wa mu gitondo, sibyo? fata za nshingano, yego, uzikureho uzikorera umuntu umwe. numara kuzikorera umuntu umwe, wa muntu uhindukira unamutesha umutwe, umbwira uko ibyo bintu uri kubyumva. ni ikibazo. urakoze rero. ku ruhande rumwe tuba tuzi ko bafite inshingano nyinshi bari kwikorera, tukagerekaho natwe bataha ntituborohere, sibyo? ugasanga tuba turi kubacyurira abagore, ugasanga niba dushyikiriye telefone tugasanga ahantu hagiye amafaranga tutazi aho yagiye, twabona aho yanditse nyirabisogeri ati buri irabiriwe bateretana, ugasanga turazamutse. sibyo byiza ko bimeze, ariko tugiye tugira ibintu bimwe twirinda natwe, tukavuga ngo uyu muntu niba afite inshingano zo kudukorera byose, katugira ibyo twirinda kugira ngo twubake. ntekereza ko urugo rwagenda neza. kandi abagore niba bakeneye kubaka bajye birinda telefone z'abagabo. niba umugabo aguhahira, sibyo, akaba agukorera byose, ubundi n'iki kindi uri gushaka? ukeneye ariko ko abo wawe gusa. aha nahagarutse, niba ukeneye ko umugabo abe wawe, manza wige umenye ngo se hanze bambaye gute, ese biri gukorwa gute. twatumenye tubyuke tuzi. none zigura ujye uzambara atashye, ntureba nabi nyiramutibikanya hararamutibikana da. yego reka tugareke ubusozo. ni ikiganiro kirimo ubuhamya bukomeye cyane, ariko nanone kirimo inyigisho zikomeye cyane. ubwo yumvise uri kutwumva muri kano kanya namuti birenge niwo ubwirwa cyane, hari benshi bumvireho. Mariho, wakoze kubana natwe. nk'umuri kutwumva muri kano kanya, wumva wabonye inshuti nyinshi, wumva yagufasha iki, wumva wamubwira iki? ko namubwira se ubwo ibintu byinshi mu masegonda makeya. ni ukuri, reka tubanze tugire inama abagabo, sibyo? ku ruhande rumwe mwabagabo mwe ntabwo tubabujije
kwigira muri gahunda zanyu sibyo ariko muzigiyemo muze mutange keya mu rugo sibyo pana gutaha mumeze nk'intare mwitaha mumeze nk'intare ahubwo nimuze mumeze nk'intare z'ingabo kuko buriya ingabo ikunda koroha ahubwo burahasharira ingore mwabagabo mwe ku ruhande rumwe nukuri nimugerageze mugire ariko munagira abagore natwe dufite defo n'ingeso reka mpere ku barokore baraza kumbabarira mbari bo mbanza kuvugaho cyane kuko ingo nyinshi ziri gusenyuka uri gusangariza abarokore kandi ntago bikwiye yego abarokore ku ruhande rumwe ni mumanze musome bibiliya mumenye indangagaciro y'umugore numenye indangagaciro y'umugore urabona ko ubwo busa wari uri kwanika hariya hanze bose badakwiye kububona ahubwo bukwiriwe nyirabwo sibyo wirinde kandi wikwize muri byose kabiri umugore narinda agaciro k'umugore yahawe ahubwo yibutwaza ngo nawe yigire nyirashyano sibyo namara kubutwaza gakeya akamenya ko ari umugore ahawe agaciro yego yirinde nk'umwari w'u Rwanda cyangwa se yirinde nk'umutwara mucyo ufite urumuri rwo kwitwa mama kabiri igihugu cyacu cyaramuhaye agaciro akibona mu mirimo yose ivuga ngo tinyuka mugore urashoboye ntibitume wishyira hejuru ngo uzamuke yewe uyu munsi kuko namenye agaciro ndimo ndagenda ngwa nk'impuza murabyumva namwe bakuru ariko kandi ibyo gukeye ibyo gukora ibyo biracyakenewe kandi biracyanahari gusa icyo tugomba kumenya turi no muri iyi minsi kandi nanone tukiri kwibuka twibuke twiyubaka ukuri urakoze cyane ku muntu wifuza nimero zawe kubera inshuti kuko ntawamenyesha no kukubera umugabo wa mugabo uzaza ufite ikintu bita urukundo kuko njye ntarwo afite urukundo reka nkubwire umugabo nshaka kamubabwire niba uva ubyujuje nzazikuramo n'ukuri kw'Imana nzazikuramo ubundi uhita umpa izawe uzaza undusha urukundo sibyo agukunda kurenza uko umukunda ego kabiri azaza ndusha imbabazi gatatu azaza ndusha kwihangana sibyo kane byumve neza azaze nkunda ibiryo akugaburira ariko mu rugo hatajya haburamo inyama uzaze ariko kandi wubaha n'Imana bifatikanyiriza hamwe byose kutuzanira ibyiza ijambo ryo ryavuze ijambo rikomeye ryaravuze ngo ibintu by'isi twabihabwa n'ababyeyi n'inshuti ariko urugo rwiza tuzaruhabwa n'Imana mugabo mwiza rero uzabanguke Mariya zaragukeneye hari ibintu biri kwangirika kandi nubwo bitameze neza nayo wihangane ejo bizamera neza umuntu wifuza kuma akanyenyeri karakenewe ni 0 karindwi 8 9 9 28 58 4 Marie Rose niyo mukeye urakoze cyane Marie Rose Imana ibahe umugisha